Iyo umuntu ari mu rukundo bya nyabyo, intekerezo ziba zigaruka kenshi kuba akunda. Iyo agenda mu nzira azi neza kuba akunda bya nyabyo n'amukunda, agendana icyizere nk'utari wenyine. Mu biganiro ajyana n'inshuti ze, hari ubwo yisanga ari kuvuga umukunzi we by'umwihariko akibanda kumuvuga imyato. Niyo mpamvu inshuti z'umukunzi wawe akenshi usanga zikuzi, nyamara we rimwe na rimwe ukaba utazizi. Nubwo bitangira bisa nko guterwa ishema n'umukunzi wawe, hari ubwo umuvugaho byinshi ukisanga umubano wanyu mufitanye uri kuwushyira mu kangaratete, kubera yuko abubwira ibyanyu byose baba batanejejwe no kubona muri kumwe cyangwa se mukundana. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu 10 ugomba kugira ibanga mu gihe cyose ugishaka gusigasira umubano wanyu mwembi. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, wahawe ikaze mu nshuti zacu. Niyumva ibintu 10 tugiye kuvugaho hari inama bikunguye, ukore subscribe na fungura inzogera kugira ngo no mu biganiro byacu by'ubutaha tuzabe turi kumwe. Nitwa Nsenyimvura Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi. Muhawe ikaze. Ikintu cya mbere, ntukagire ubwira intege nke z'umukunzi wawe. Niba umukunzi wawe aguhobera muri cya gihe anezerewe, akarira ku ntugu zawe igihe ababaye, akakubitsa utubanga tw'igihe biri ngombwa, menye yuko urukundo rwanyu rwubakiye ku cyizere, ntuzagitakaze. Buri umwe wese arakosa, akagira ibyo akora neza n'ibyo akora nabi, gusa kugaragaza amakosa, inenge n'intege nke by'umukunzi wawe ni ubugambanyi bukomeye bwangiza icyizere urukundo rwanyu rwubakiyeho. Umukunzi wawe abaye ari intungane muri byose, ntabwo yaba akwiriye umuntu nkawe, kubera yuko nta kintu waba ukiri kumufasha. Ikirenze kuko umukunzi wawe uri umukunzi we, uri umupatina, ukwiriye guterwa ishema n'ibyiza bye, ugaharana kumufasha aho ageze intege nke. Bitabaye ibyo, uzasenya umubano wanyu wari wubakiye ku cyizere no ku budahemuka, kubera ko abo ubwira intege nke hari ubwo baba bashaka icyabatanya, ukaba bahaye iturufu yo kubateranya. Wikibwira ngo ubibwira n'inshuti magara, kubera yuko bigeze ku bakunzi n'abavandimwe baragambanirana. Wibuke yuko icyizere gitakaye bigorana kukigarurira. Ikintu cya kabiri, ntukagire ubwira ibijyanye n'amakimbirane mwagiranye we n'umukunzi wawe. Birazwi ko nta muntu w'intungane ubaho, bityo rero menya ko nta zibana zidakubanyije amahembe. Kuba hari ibyo n'umukunzi wawe mutavugaho rumwe ni ibintu bisanzwe. Burya umuntu uzi ibyiza bye gusa ntabwo umuzi wese, kandi umubano w'igihe kirekire ntabwo ubakira ku byiza gusa, ahubwo nubakira kuri mbabarira. Igihe hari ukosheje agasaba imbabazi kandi akazihabwa. Nusangiza inshuti zawe cyangwa se abagize umuryango wabijyanye n'amakimbirane ufitanye n'umukunzi wawe, hari ubwo bazakomeza kumubona nka nyirabayazana ibibazo byose ugira, na nyuma yuko mwiyunze bagakomeza kumuvuga nabi. Urabizi ko nubwo hari igihe mushwana ubona nta wamusimbura, gusa n'ujya ukomeza gushyira hanze ibijyanye n'amakimbirane yanyu hanze, hari ubwo bizabasenyera umubano, cyangwa se nimunabana mu urugero rwa couple zibanye nabi mu maso ya rubanda. Ikintu cya gatatu, ntukavuge ibijyanye n'ibibazo by'imikoreshereze y'umutungo w'umukunzi wawe. Imikoreshereze y'umutungo ni imwe mu ngingo zifite ibyicaro bikomeye cyane mu bana b'abakundana, by'umwihariko abashakanye. Rimwe na rimwe hari ubwo umwe muri bo aba afite umutungo muke ugereranyije n'undi, cyangwa se umwe muri bo akaba akoresha nabi umutungo bafatanyije. Nubwo gukoresha nabi umutungo w'umuntu ari ibintu bigayitse cyane, abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko gushyira hanze amakuru ajyanye n'ibyo umufasha wawe yinjiza, amadeni cyangwa se imikoreshereze mibi ye y'umutungo, ari ukumusebya no kumwandagaza, bituma akurakarira akanagutera icyizere. Niba hari bitari kugenda neza mu mikoreshereze y'umutungo wanyu mwembi, ni mu biganiro mwembi ikibazo mu kibonera umuti, nta wundi muntu byivanzemo. Ikintu cya kane, ntugashyire hanze ibijyanye n'amabanga y'abashakanye. Amabanga y'abashakanye ni kimwe mu bice bitagatifu bigize umubano w'abashyingiranwe. Yaba akorwa neza cyangwa se arimo ibibazo, nta muntu n'umwe wo hanze uba ugomba kumenya ibyanyu, uretse muganga, kandi nawe mu gihe biri ngombwa. Nuvuga ibibera mu buriri bwanyu, waba ukomeje cyangwa se ukina, bizatuma umukunzi wawe agutera icyizere. Usibye kuba azagutera icyizere no kukwisanzuraho biragabanyuka, bizaha ikaze impanza zitari ngombwa n'inzimuzi zitari ngombwa. Kubw'ibyo rero ugomba kubaha ubuzima bwite bwanyu, kubera ko nutakarizwa icyizere n'umukunzi wawe azatangira guhisha amarangamutima ye. Ikintu cya gatanu, ntukamena amabanga ye cyangwa se y'umuryango we muri rusange. Niba umukunzi wawe yarakugiriye icyizere akakubwira ibibazo bye n'iby'umuryango we, we mutenguha, kubera yuko yakubwiye byose bimwerekeyeho, yizeye ko biramufasha kuruhuka no kumva ko atari wenyine. Kumuteza abantu no kumugambanira nawe utiretse, kubera yuko icyasha kigiye ku izina rye nawe kiba kigiye kuryawe.
wibuke neza ko ari wowe ufite inshingano zo kubaka urugo rwawe n'umubano mufitanye. Bitabaye ibyo hari abiteguye kugutiza umuhoro mu gusenya urwawe. Ibibazo bye bigira ibyawe, ibisubizo byo bigira ibyawe, kubera yuko wari musangiye byose kugeza no kwizina. Ikintu cya gatandatu, wishyira ubuzima bwanyu bwose ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo imbuga nkoranyambaga zaje nk'igisubizo cyo gusabana no kubika amakuru atwibutsa ibihe byiza n'ibi twanyuzemo, ugomba kuzirikana ko zibarizwaho abantu benshi bafite imico itandukanye. Gushyira ubuzima bwawe n'ubw'umukunzi wawe kuri izi mbuga nkoranyambaga hari ubwo biha ikaze abaca imanza zidakwiye n'abavuga amagambo yibanda ku kubagereranya, rimwe na rimwe bikaba bishobora no kubasengera. Nk'urugero, hari ubwo komenti nyinshi zandikwa n'ababakurikira zishobora kuza zica imanza zo kubagereranya, ugasanga inyinshi ziravuga ko umugore ari mwiza cyangwa se umugabo ari mwiza atakabaye afite umugore mwiza cyangwa se umugabo mwiza nkawe. Bishobora kudahita bigira ingaruka ku mitekerereze yawe by'ako kanya, gusa uko izi komenti zigenda zigaruka mu ntekerezo z'uwagizwe igitangaza niko zigenda zimutera ubwibone bumwemeza ko kuko atakabaye ari kumwe nawe. Ngaho gucana inyuma no gutandukana bihera. Niba mutari abana, wishyira intego zanyu z'ejo hazaza ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko ibitekerezo by'abantu bishobora gutuma ufata umwanzuro udakwiye kandi uhubutse, nko kuba uri guteguza inshuti n'imiryango ko muri gupanga ubukwe mu myaka 5 iri imbere. Iki gihe hari abazakubwira ko mwatinze, abandi bakubwire yuko gukora ubukwe muri iki gihe atari ikintu cyo kwisukira. Kubera iki gitutu cy'ibitekerezo bitandukanye, ushaka kuzisanga ukoze ubukwe imburagihe, aho ushobora kuzisanga uri kwaka credit muri banki ngo wihutishe ubukwe bwari buza myaka 5 ukabukora mu mwaka umwe kandi ugasigara urwana no kwishyura amadeni. Cyangwa se uzisanga wafashe umwanzuro wo kureka gukora ubukwe bitewe n'ubwo buzaba haratewe n'abandi bantu, rimwe na rimwe muzamutanaziranye. Mu gihe ushyira ubuzima bwanyu ku mbuga nkoranyambaga, ugomba kuzirikana ko udakurikirwa n'inshuti zawe gusa zikwifuriza neza no gutera imbere, ukazirikana ko hari n'abanzi bawe bashaka kumenya intambwe yawe buri munsi isubira inyuma no kubona imigambi yawe yose ihinduka imfabusa. Ikintu cya 7, ntugahishe umukunzi wawe bijyanye n'ubuzima bwawe. Urukundo rwa nyarwo rwubakiye ku cyizere. Igihe umaranye n'umukunzi wawe ni cyahanini kigenda icyizere umugirira. Niba wowe nawe mwaratangiye kubona ejo hazaza muri kumwe, wigira icyo umukinga, kuko umunsi yagize ibyo akumenyaho utamubwiye azagufata nk'umuntu utamwizera kandi ukimuhisha byinshi. Niba hari undi muntu mwigeze gukundanaho, biba ari byiza kamumenya kugira ngo atazakura ayo makuru ahandi agatangira gukeka yuko mukimusangiye. Niba hari ideni ufite utarishyura, biba byiza kabimenya kubera ko umunsi mwabanye muzaba mwaravanze umutungo, bityo rero ntazatungurwe no kubona ari kugufasha kuryishyura. Mu gihe cyose uzaba ugifite ibyo umuhishe, uzajya uhorana ubwoba n'umutwaro wo kubimuhisha, kandi nyamara bizarangira bimenye. Ikintu cya 8, we kumva ko umukunzi wawe ari umuganga wo mu mutwe. Ni byiza ko abakundana basangira amarangamutima yabo, mu gihe umwe anezerewe undi nawe bikaba gutyo, no mu gihe umwe ababaye undi akamufasha gukira umubabaro no kumuba hafi. Kumuhobera ugasuka amarira ntibituma wumva utuje gusa, ahubwo binakubera umuti wa roho ukumva usa n'uruhutse. Ibyo ntacyo bitwaye ku mukunzi wawe, kuko nawe aterwa ishema no kugufasha. Ariko se aho n'umutura ikibazo kirengeje ubushobozi bwe? Ibibazo byose duhura nabyo mu buzima ntabwo ari umuntu ubonetse wese ushobora kubidukemurira. By'umwihariko iyo bigeze mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ho bihinduka ibindi. Rimwe na rimwe hakenerwa abaganga babihuguriwe. Mu gihe urimo urashaka gusangiza amarangamutima y'umukunzi wawe, ugomba kumenya ko hari ikibazo utagomba kumutura, kubera ko hari ubwo aho kugufasha gukira wisanga nawe uri kumukomeretsa. Ikintu cya 9, ntukishyinguremo ibyagukomerekeje. Nubwo twavuze yuko kuvuga byinshi byo gutura umukunzi wawe ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe atari ibintu byiza, ugomba kumenya ko uko usangiza umukunzi wawe ibibazo by'ubuzima bwawe bwo mu mutwe ari nako ugenda urushaho gukira. Iyo ukomeje kwihererana ibibazo by'ubuzima bwawe bwo mu mutwe ntugire ubibwira, by'umwihariko nk'umuntu wizeye nk'umukunzi wawe, bikuviramo kugira agahinda gakabije, umuhangayiko no guhora ubabaye. Kandi mu gihe utameze neza binagira ingaruka ku mukunzi wawe. Icyo ugomba kwirinda twavugaga ni ukumutura buri kibazo cyose utabanje kumenya niba nawe kitamugiraho ingaruka mbi z'ako kanya. Ikintu cya 10, wigereranya umukunzi wawe n'abandi bantu. Hari igihe n'umukunzi wawe muri kureba nka video ku mbuga nkoranyambaga, mwagera ku ifoto cyangwa se video igaragaza couple inezerewe mukayitindaho. Ibi ntacyo bitwaye.
gusa biba ikibazo iyo umwe muri mwe azanye ibintu byo kugereranya, nko kuvuga ngo reba ukuntu iyi couple imeranye neza, kuki twe tutamera nkabo. Nubwo uba utabyeruye uba usa nk'ubwiye uwo mukundana yuko hari icyo abura kunezeze. Hari n'igihe muba muri nko ku meza, umwe muri mwebwe akaba ari kuryoherwa n'ifunguro, akaba aravuze ati ex wanjye yari umuhanga mu guteka ifunguro nk'iri. Nubwo waba atangiye umushimagiza uvuga yuko yatetse neza, ahita atangira kumva ko hari ibyo atakoze neza nka ex wawe yajyaga akora. Kugereranya abandi bantu n'umukunzi wawe by'umwihariko na ex wawe ni ibintu bibi cyane byangiza umubano wanyu gahoro gahoro kugeza mutandukanye. Nubwo nta shuri ryigisha ibijyanye no gukundana ribaho, twigira hanini ku makosa no ku ngero zifatika z'ibyabaye ku bandi. Niba hari ikibazo, igitekerezo cyangwa se inyunganizi wagize muri iki kiganiro, ntiwibagirwe kudusangiza muri comment. Kanda like niba wakunze iki kiganiro, kandi niba ari n'ubwa mbere ubanye natwe wibuke gukora subscribe no gufungura inzogera. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.